Okay guys, nizere ko mumeze neza rwose aho muherereye mu bice byose, mbanze kubasuhuza. Uyu munsi wa none rero bazaniye amakuru avugwa kuri Regis n'umukobwa bita Diane. Ndakeka abantu benshi ntago mumuzi. Umukobwa bita Diane, amakuru ari kuvugwaho kuri uwo mukobwa bita Diane nibyo ngira ngo mbagezeho. Gusa mbere yuko dutangira kubabwira icyo cyanzanye hano nyine nje kubabwira, ndabibutsa gukanda subscribe niba utarakanda subscribe, banza urebe hasi ukande subscribe, nurangiza usharinge iyi video byibuza nko ku bantu nk'icumi kugira ngo igere kure nyine na Regis ubutumwa bumugereho nyine umukobwa yatanze. Kande na like kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byose tuzadukora hano kuri Sibomana Boy. Uyu munsi wa none rero nabazaniye inkuru kuri uwo mukobwa bita Diane. Ngira ngo ndakeka mwamubonye ifoto yiwe ngiyi, bamwita Diane. Ku munsi w'ejo bundi ku itariki 5, ndakeka ari ku itariki 5, niho uyu mukobwa yagiye ku rubuga rwe rwa TikTok, arangije avuga aya magambo, aravuga nti Regis ndamukunda, ni abantu wenda babasha kumwongereza ubutumwa, ati iyi message muzayitambutse murebe ukuntu rwose yamugeraho nimba mubishoboye, ati ndabibasabye. Niyo mpamvu nababwiye ati umuntu wese ubonye video ayisharinge kugira ngo igere kure, turebe ko umukobwa ubutumwa twabasha kumugereza. Yatanze message imeze gutya rero, yagiye kuri TikTok aravuga ati ngiye Regis tugenda mukunda bya cyane, kandi nimubyumve ko mukunda urukundo rwa danje. Timubaye rero wabonye iyi video mwese mwasharinga, cyangwa se ubishoboye wamwahura ukayimuha, ndaze mbasigiremo video yayo murebe. Abanyarwanda mwese, please do me a favor guys, mumubwire Regis I like him guys, ndamukunda for real, I have a big crush on him. Tell him ndamukunda, I have a crush on him. Gorilla say shoot your shot. This is 2025. Ntabyo gutinya abahungu. Regis I like you for real, like damn Regis barinzi umukwe bwacu kabera i Kigali.